Turabashuhuje mwebwe abana natwe hano kuri Senga Ubohoke. Imana ibahisha, tubahaye ikaze, tugarutse nanone ku gicaniro kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'ino munsi ni ijambo rikomeye, ijambo tugiye guhishura ibibazo biba biri mu maraso. Ibibazo biba biri mu maraso. Nyuma yo guhishura ibibazo biba biri mu maraso, uyu munsi turatangirira ku ngeso zisetingwa mu maraso, hanyuma za ngeso zikaba karande. Hanyuma tuzagaruka mu isengesho zikatagura izo ngeso. izo ngeso. Uje rero ari ubwa mbere kuri iki gicaniro, turagusaba gukora subscribe. Twavuga yuko umuntu wese yagiye imbere y'Imana cyangwa akajya ku gicaniro abasabwa kujyana ituro. Umuntu subscribe ni nk'ituro wowe uba ushyize ku gicaniro. Kandi subscribe rero nta mafaranga bigutwara, nta kiguzi bigutwara, nta birenze, ahubwo kugira ngo umuryango ukure, tuzamuke, nyine turusheho kuba benshi. Iyo ukanda subscribe bidutera ishyaka. Iyo tubonye subscribe ni kubona nk'aba followers, ubonye abantu bagukurikirana, bakagutera umwete wo kugira ngo abo bantu nawe uhora ushakisha ibyiza byose byo kubagezaho. Ni bibi cyane kubura abantu ukorera. Tuba turi hano rero kugira ngo tubakorere. Rero duhe subscribe, irakenewe. Imana iguha umugisha, kandi ndumva nta birenze. Uyikoze wowe ari ubwa mbere uje, nta birenze, kuko n'ubundi mujya mufollowinga amacano avuga ibintu bibasetsa, avuga ibintu bitabafitiye umumaro, bidakiza ubugingo bwanyu, bidakiza imibereho yanyu. Aha rero tuhavugira amagambo abohora ubuzima bwanyu, abohora imibereho yanyu, amagambo ushobora kumva agahindura ubuzima bwawe bwa none ndetse n'ubwo igihe kizaza umaze kuva muri ubu buzima. Kuko iyi si turimo ni isi, twavuga ko ari isi turi abagenzi, turi abahisi, turi abagenzi. Muririmbye n'ujya uririmba ngo sinzayigumamo iteka. Ntabwo isi tuzayigumamo iteka. Iyo Imana ikugiriye ubuntu ikaguha imyaka 70-80 muri iki gihe cyacu cya none, imyaka fatizo Imana yahaye abantu ni hagati ya 70 na 80. Gupfa mbere y'iyo myaka hagati ya 70 na 80 ubu kenyutse muri iki gihe cyacu cya none. Rero wowe ukoze hano subscribe, ukabana natwe hano kuri Senga Ubohoke, ntushobora gukenyuka. Udukurikiranye neza ntushobora gukenyuka, ntiwapfa urupfu rutunguranye. Tuzagaruka twigishe ku mpamvu y'abantu bakenyuka, izi mpfu zagiturumbuka. Ubona umuntu arwaye umunsi umwe, umunsi wa kabiri ukumva wa gatatu arapfuye. Ubundi ukumva ngo umuntu akoze impanuka, yavuye mu rugo ari muzima, wajya hirya ukumva ngo yakoze impanuka arapfuye. Tuzagaruka twigishe izo mpfu zagiturumbuka, imva n'imvano zazo, twigishe n'isengesho rihagarika impfu nk'izo. Urumva rero wowe uje hano ari ubwa mbere kuri iki gicaniro, ntabwo uzahomba. Kanda subscribe yawe nukujoininga twebwe, nukujoininga kino gicaniro. Bidutera ishyaka ryinshi rero ryo kuvuga ngo turi kubona hari aba followers nibura banezezwa n'ibyo tuvuga, banezezwa n'ibyo tubaha. Iyo muza akaza umuntu akareba akagenda, turababara, ntabwo bidushimisha. Imana iguha umugisha rero wowe ubyumvise. Duhe subscribe, n'umugisha kuri wowe. Ariko kuyitayiduha ntabwo ari umugisha. Sinakubwira ko ari umugisha pe, kuko iyo tubonye abantu twatambukije ijambo tukabona bakanze subscribe, turasenga kugira ngo Imana ibahe umugisha. N'aka kanya ndasenze kugira ngo buri wese wakoze subscribe kuri channel, Imana y'amahoro imuhe umugisha, Imana y'amahoro imwagure, Imana y'amahoro imuhindurire ubuzima. Amagambo yose avugirwa kuri iki gicaniro meza muhindukira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ariko uwumva akagenda ntabwo azabona umugisha
wo kuri iki gicaniro, kumva ukagenda ntukore subscribe ntabwo wabona umugisha utunyuzeho. Ariko ukora subscribe agomba guhabwa umugisha byanga bikunda, kuko binezeza umutima wanjye nk'umukozi w'Imana iyo mwatuyeho umugisha bagomba kuwubona. Mwese rero bamaze gukora subscribe, ndatura ngo muhabwe umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka ahindura imiryango yanyu, ayihe ubuzima, ahindura amateka, ibyanze byemere mu izina rya Yesu. Ndatura ngo buri wese umaze gukora subscribe kuva kuwa mbere kugeza kuwa nyuma w'uno munsi ahabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nundi wese ufite kuyikora, imbaraga z'Imana zimufungurira umugisha mu izina rya Yesu. Ntumye marayika kuri buri wese wakoze subscribe, marayika wisumba byose mu izina rya Yesu afata ukuboko umuntu wese wamaze gukora subscribe, amufata ukuboko amujyane mu masezerano ye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Mwami waravuze ngo aho tuzajya bakatwakira nitwatura umugisha bazawuhabwa, kuko aba bantu batwakiriye bagakora subscribe bakanezeza n'ijambo waduhaye, kuko wavuze yuko abazakira amagambo tuzababwira nitwatura umugisha bazawuhabwa. Aba bantu Mwami kuko bamaze kwakira amagambo waduhaye, bakumva ko ari amagambo afitiye akamaro ubuzima bwabo, bakayakira. Ndatura mu izina rya Yesu Kristo ntagire nimwe ubuzima bwe bugomba kuguma uko bwari buri. Ndatura ngo ubuzima bwa buri wese wamaze kutujoininga agakora subscribe, imbaraga z'Umwuka Wera zimuzeho, umugisha w'Imana muzeho, amateka yahinduke kuva kuri we kugeza ku rubyaro rw'ibihe bihumbi ruzamukurikirana. Mbahaye umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, ndavumura buri wese wakoze subscribe, uhora utongerwa, uhora uvumwa n'abantu, utongerwa n'abaruzi, utongerwa n'abakonikoni, utongerwa n'abana b'umwijima. Iyo mivima yose niyo mitongero yose fasha amaraso Yesu Kristo niringiriyemo, kandi nawe yiringiriramo uyu wakoze subscribe. Ndahanagura imivumo yose, iyo yoherwa, iyatongerwa, iy'umuryango, iy'agace kaho atuyemo, izina rya Yesu. Iyo mivimo ndayihanagura ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo yaba yaravumwe n'abasenga bishushanya, ndayihanagura mu izina rya Yesu Kristo. Buri muvumo wose wari ukuriho, buri muvumo wose wari ukuriho, wowe wakoze subscribe, ndawusiba mu izina rya Yesu Kristo, ndawusiba mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo wowe dusengane, wowe uzi ko wamaze gukora subscribe, ndagira ngo nsengane nawe. Ndumva Imana integeka kuguhesha umugisha wowe wamaze gukora subscribe. Vuga uti mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, buri muvumo wose wari uri ku buzima bwanjye, wo naba naravumwe n'abarozi, waba ari umuvumo w'umuryango, waba ari umuvumo w'agace kaho navukiye, waba ari umuvumo w'umwana w'umuntu uwo ari we wese, mu izina rya Yesu, waba ari umuvumo w'umwanzi Satani, muri aka kanya mu izina rya Yesu ndatura ngo umuvumo uvanyweho kubw'imbaraga y'amaraso ya Yesu Kristo, ayo nizeye, kuko handitswe yuko Uwiteka nta wavuma utavumye. Aka kanya Mwami Yesu nkuraho umuvumo w'abantu, nkuraho umuvumo w'umuryango, nkuraho umuvumo wa kirozi mu izina rya Yesu. Umuvumo ku mikorere yanjye Mwami Yesu wumvaneho, muvumo ku isura yanjye Mwami Yesu wumvaneho, muvumo ku ngendo zanjye, ku ntambwe zanjye Mwami Yesu wumvaneho, muvumo Mwami mu gakiza kanjye wumvaneho mu izina rya Yesu Kristo. Muvumo ku mubiri wanjye wumvaneho mu izina rya Yesu, wabambwe agapfa akazuka. Urakoze Mwami Yesu. Rekera aho ngaho noneho ngusengere. Data, nsengeye umuntu watuye no magambo, ndasiba umuvumo wose, ndasiba umuvumo wose. Mpagaze mu butware wampaye, mpagaze Mwami mu bushobozi wampaye, katika jina la Yesu Kristo. Go muri Luka 10:18 mu izina rya Yesu. Wampaye ubutware n'ubushobozi bwo kandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, ndetse uvuga yuko nta kintu kizagira icyo kidutwara mu izina rya Yesu Kristo. Kandi wampaye ubushobozi, uravuga Mwami
yuko aho tuzajya hose bakatwakira mwami Yesu Kristo, ndetse ngo bakakira n'amagambo tuzababwira muri iyo nzu tuzatura umugisha bazawubona. Aba bantu bamaze kwakira amagambo waducishijemo bakora subscribe, ndabatururaho umugisha mu izina rya Yesu. Mbahanaguyeho imivumo y'abantu mu izina rya Yesu. Mbahanaguyeho imivumo y'abarozi mu izina rya Yesu. Mbahanaguyeho mwami imivumo y'ubwoko bwose, imivumo y'ubwoko bwose ndayisurisha amaraso Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo buri wese ahabwe umugisha akoze subscribe. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu amazina yose. Amen. Amen. Tuzajya dukora isengesho kuri buri muntu wese wakoze subscribe kugira ngo Imana imuhindurire ubuzima, Imana imuhe umugisha, kuko wowe wamaze kutwakira. Ni ngombwa ko rero ugomba guhabwa umugisha, n'uburenganzira bwawe kugira ngo Imana iguhe umugisha. Wowe urawukwiye, warawukoreye, kuko ni Yesu atuma bigishwa mu gice cya 10 yarabwiye ngo nimugende mubwire abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi. Arabatuma aravuga ngo ntimugire ikintu mwitwaza, yaba imyenda cyangwa se amafaranga, ahubwo ngo nimugende nimujye mu ngo z'abapagani, ahubwo mujye mu miryango y'abayuda. Aho muzagenda bakabakira ndetse bakemera n'amagambo mubabwira, abo muzabaha umugisha kandi umugisha muzawubona. Ngo ariko aho muzagera bakanga amagambo yanyu ndetse ntibabakire, ngo muzakunkumure umukungugu munsi y'ibirenge byanyu, ngo urwo rugo ntago ruzabona amahoro. Rero mwebwe mwakoze subscribe, tubazana ijambo ry'Imana hano, nta kindi tuhacisha ni ijambo ry'Imana. Kuba wararyakiriye rero uvuga ngo kumva ijambo ry'Imana ugahita ukora subscribe, ni nka uba wakiriye rya jambo ry'Imana ritunyuramo. Ni ngombwa rero ugomba guhabwa umugisha. Turawukwatuyeho mu izina rya Yesu. Tukwatuyeho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni uburenganzira bwawe, ntegetse kugira ngo marayika ugukorera aka kanya gukorere mu izina rya Yesu. Impinduka zibeho ku mubiri wawe. We wadukurikiranaga hari ibintu bigenda mu mubiri wawe, ndabitegetse gusohoka muri ayo maraso mu izina rya Yesu. Bigenda mu magufwa, bigenda mu nda, ibigenda mu ngingo zose, ndategeka buri mwuka mubi wiyumvagamo mu mubiri wawe ugusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Yewe wa mwuka we ndagutegetse, soka muri uyu muntu, va muri iyi nda, va muri aya maraso, va kuri uyu muntu, rekura ikiganza cy'uyu muntu, rekura ukuboko k'uyu muntu, rekura izina ry'uyu muntu, rekura ubuzima bwe, rekura amahoro ye, rekura umugisha we, rekura agakiza ke, rekura ibyiringiro bye, rekura amahoro ye, rekura kwizera kwe. Izina rya Yesu. Wa mwuka urwanya uyu muntu, karwanya kwizera kwe, ndakuvuma, va ku kwizera k'uyu muntu kumukorera ibitangaza, va kuri uku kwizera k'uyu muntu kumukize katika jina muri iri sengesho mwami. Ndatura ngo umuntu wazamuye kwizera kwe abohoke, abakoze subscribe babohoke katika jina, wamaze kujoininga kino gicaniro abohoke, imbaraga zo zimubohore mu izina rya Yesu Kristo. Marayika wawe mutungure kano kanya, akore mu ruhanga rwe, akore ku mubiri we, akore ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina buri migozi yose n'iminyururu yose yariboshye no muntu icike mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe n'icyubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Amen. Nuko nari mfashwe n'umwuka w'Imana kugira ngo meshe umugisha abakoze subscribe, kandi murawubonye. Imana ibaha umugisha. Biravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ubwo umwuka w'Imana yarampase kugira ngo mbatureho umugisha, kuko abayikoze mwanshimishije, mwebwe abagiye bayikora mwanejeje, byankoze ku mutima, numva ndanezerewe. Rero wowe umuzi ko wayikoze wanejeje, Imana iguha umugisha. Kandi umugisha igihe cyose uvuye mu mutima w'umukozi w'Imana wishimye unezerewe urafata. Murabizi yuko kubasanze musoma Bibiliya, Isaka mbere yo gupfa yabwiye ngo umwana we w'umuhungu w'imfura, avuga ati mwana wanjye genda uhige, uzane umuhigo wawe, untekere inyama ziryoshye nzirye mwana wanjye nguhe umugisha. Kuko umwana aragenda ajya guhiga,
agiye guhiga murumuna we, nyina aba yabyumvise avuga ati numvise iso wawe ashaka guha umugisha mukuru wawe, noneho uhita wirukanka ujye mu matungo ya so, ubage ihene uyizane, nteke ibiryoshye byose akunda ndabizi, umushyire arye aguhe umugisha. Si icyo nashaka kuvuga. Murabizi ko koko umwana yajyanye inyama akazishyira se, isi akarya, muri uko kurya akamwatura umugisha, akamumugisha, kuko umutima w'umubyeyi wari unezerewe. Kandi koko umugisha yaze kuwubona, kuko umugisha ni amagambo meza. Umuntu, hari abantu batatu babahesha b'umugisha, abantu batatu baguhesha umugisha bigakunda. Bivuga ngo ijambo ryose akwatuyeho rigomba kubaho iyo wizeye, iyo wawucakiye ntuguce mu myanya y'intoki. Umuntu wa mbere waguhesha umugisha ni umubyeyi wawe. Umuntu wa kabiri waguhesha umugisha ni umukozi w'Imana. Buriya umukozi w'Imana wafite n'ubushobozi bwo kuza agahanagura umuvumo umubyeyi wawe yaba yakuvumye wo mu buryo bw'umubiri. Igihe uwo mubyeyi wawe mu buryo bw'umubiri yaba yakuvumye, yaba yagize gute, yakurenganyije, uwo muvumo umukozi w'Imana ashobora kuza akawusiba neza ku bakozi b'Imana bamaze kuzamuka mu nzego, tumaze kwisobanukirwa. Hari amavuta winjiramo ugasiba umuvumo w'umubyeyi aba yaravumye umuntu. Noneho abantu batatu bashobora kuguha umugisha. Wa mbere ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana abasha kuguha umugisha, amagambo akwatuyeho bitewe n'uko umutima we wishimye, agahinduka ubuzima bwawe. Umuntu wa kabiri utanga umugisha ni umubyeyi w'umuntu. Umuntu wa gatatu ushobora kuguhesha umugisha ni umuntu ukuze wese, ukuruta mu myaka, umusaza ukuze, umukecuru, gutya mu bantu bakuze. Amagambo batanga cyangwa amagambo yakwaturaho yose y'umugisha urawubona. Ubundi mu mahame y'umugisha ntabwo umwana muto aho umugisha umuntu mukuru. Mu mahame y'umugisha ntabwo umukristo yaha umugisha umushumba cyangwa umupasiteri ngo bikunde. No, ntabwo bikunda. Umugisha utangwa n'umukozi w'Imana. Nuvuga umukozi w'Imana, umupasiteri ashobora kukwatura umugisha ukawuhabwa. Umuhanuzi ashobora kukwatura umugisha ukawuhabwa. Ndavuga abakozi b'Imana mbega muri rusange, iyo bishimye, iyo banezerewe, umubyeyi iyo yishimye akanezerwa, umugisha kwatuyeho urawubona. Rero mwebwe mwanejeje, abakora subscribe, abumva bamara kumva mugahita mukora subscribe, mwanejeje. Imana ibahe umugisha, kandi nzajya nkomeza guhora mbaturaho umugisha. Imana ibagirire neza. Rero niba uzi ko uri umwe muri abo, Imana ikugirire neza. Reka rero nihute, tugiye kuvuga ku bibazo byo mu maraso. Hari ibibazo usanga biba yarasetinzwe mu maraso. Umurozi akakujyana ku gicaniro, yakujyana ku gicaniro, noneho hakabaho kufungwa kifungo cha damu. Kubumva igiswahili, kifungo cha damu. Hari kifungo cha damu. Nuvuga ngo kifungo cha damu ni nk'ikiziriko cy'amaraso, aho Satani cyangwa umurozi bashobora kuboha amaraso yose y'umuryango. Noneho ayo maraso yose y'umuryango akaboheshwa ingeso imwe. Ugasanga ya ngeso iri mu maraso y'umuryango. Ugasanga ingeso ya so niyo yawe, niyo ya mukuru wawe. Ugasanga mbega mu muryango hari akageso gasanzwe kahazwi. Ntabwo rero ako kageso ubona kaba kari muri uwo muryango ari akageso Imana iba yarabaremanye, ahubwo nk'uko ijambo ryavuze yuko. Reka dusome ijambo ho gatoya ry'urukungu kugira ngo ubyumve. Ijambo ry'urukungu turibona muri Matayo mu gice cyawo cya 13, umugani w'urukungu. Mu gice cya 13 Matayo, reka twihute cyane. Matayo igice cya 13 n'umurongo waho wa 24 handitse ngo, abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we.
nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Aba bantu barasinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka. Muri kamere ya Satani rero yabibye urukungu ahita agenda, kuko abazi ngo imbuto mbibye izashibuka. Noneho sasa mu buryo bwa kirozi hari ukuntu umuryango Satani akoresha umurozi akaza agatera imbuto mu maraso y'umugabo cyangwa mu maraso y'umugore, agatera imbuto mu mutangizi w'umuryango. Noneho iyo yateye imbuto Satani mu mutangizi w'umuryango, iyo mbuto ntirandurwe muri uwo muntu watangije umuryango, iba uruhererekane. Nuvuga ngo niba aguteyemo imbuto runaka uzabyara umwana iyo mbuto nawe imurimo. Nuvuga ngo tuvuge urugero, niba utewemo imbuto y'amahane, mahane akaba mahane, wa mwana uzabyara azavuka nawe direct afite ayo mahane, kuko iyo mbuto yatewe mu maraso yawe. So nukuvuga ngo rero nuko Satani akora. We Satani araza agatera imbuto, yamara kwitera akiciraho akagenda. Ariko yabikoze gute? Abikoze igihe abantu basinziriye. Niho uzagenzura rero ugasanga umuntu hari imico myiza afite, ariko hari n'indi mico mibi afite ikomeye. Ugasanga akagesa afite ntigashobora kwihanganirwa pari raporo y'imico wenda y'utundi tugeso y'indi mico wabonaga yenda kuba myiza. Ujye umenya ngo rero sasa hayo ni mapando, cy'Abaswahili bita ngo ni mapando ya ibilisi ambayo anakuwa amepanda. Tunakuja kunywa mapando ya ibilisi kwa damu ya Yesu. Ndavuze ngo izo ni imbuto umwanzi aba yarayateye muri uwo muntu. Noneho tugomba kurandura izo mbuto z'umwanzi mu izina rya Yesu. Nyuma yo kwigisha ibi bintu tuzakora isengesho rirandura ingeso zose zatewe mu maraso yawe n'izatewe mu bana bawe, zishobora kuba warabahayeho mu maraso. Hari ingeso rero ziba zisetinze mu maraso. Noneho ugasanga iyo ngeso kuko yasetinze mu maraso, inkomoko yayo wayikuye mu maraso ya so, wayikuye mu maraso ya nyoko, ugasanga kugira ngo icike ntibikunda, kuko ifite imizi mu maraso waturutsemo. Igihe rero ifite imizi mu maraso waturutsemo, uzisanga uhora wihana iyo ngeso ariko yaranze gucika. Tuba tuje hano rero kugira ngo tugaragaze inkomoko ya zimwe mu ngeso. None dutangira gusenga duhere mu nkomoko yaho zaturutse. Naye nkubwira ngo igihe cyose uzatema igiti ugatema amashami yacyo, ukabuze ngo wagitemye, kizongera gishibuka ya mashami yongeraze. Nanone kandi nutema igiti ukagitema hagati, cya giti kizongera gishibuke, kuko wasize igishyitsi cyacyo, kizongera gishibuke. Kuko n'ijambo riravuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Nuvuga ngo igiti rero cyatemwe nikirandurwe kirongera kigashibuka. Impamvu rero bamwe mu bakristo basenga ariko ingeso zigakomeza kuba ingeso, ntabwo bazihera mu mizi yaho zikomoka, ntabwo bajya mu nkomoko yaho za ngeso zituruka, za kamere zituruka. Tuje kugaragaza rero inkomoko n'ingeso zo wibonamo. Noneho numara kubona izo nkomoko y'izo ngeso wibonamo, umenye ngo kugira ngo mpangane nazo ziranduke, ndahera aho zaturutse, ndajya ku isoko, aba ariho mpera, niho zigomba kuranduka. Tuje gutanga umuti w'uko umuntu neza agahinduka rwose, umuti wo guhinduka. Umuti wo guhinduka. Nshatse iki kiganiro nakita umuti wo guhinduka. Uwo niwo muti wo guhinduka. Niba uzi ko hari akageso kakunaniye, nzasengana nawe irisengesho, nzari kuriyoboramo, nimbara kuritegura. Noneho ujye urisenga buri munsi, uzarebe ko iyo ngeso idapfa, izahita ipfa burundu. So dukomeje rero, wumve Yesu ubwo asobanura iby'uyu mugani. Kandi impamvu Yesu yigishizaga mu migani, hano turabona ngo ayo magambo yose Yesu ayigisha abantu mu migani, kandi ntacyo yabigishaga atabaciriye umugani, ngo kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo nzabumbura akanwa kanjye nca imigani.
nzavuga amagambo yahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Hano tuvuga amagambo yahishwe. Imana yaduhaye ubuntu bwo guhishura amagambo yahishwe. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho ngo maze asezera ku bantu yinjira mu nzu, abigishwa be baramwegera bati dusobanurire umugani w'urukungu rwo mu murima. Arabasubiza ati ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu. Umurima n'isi, imbuto nziza nizo bana b'ubwami, urukungu n'abana b'umubi. Umwanzi wari ubibye n'umwanzi. Urumva ko umwanzi ni ubiba urukungu. Umwanzi wawe utakwifuriza ubugingo buhoraho, yifuza kugira ngo uzapfe urimbuwe n'ingeso, araza agacunga usinziriye akabiba ya mbuto yiwe akagenda. Noneho rero iyo mbuto akaba azi ngo nubwo uyu muntu yize, nubwo afite PhD, nubwo ari professor, reka muteremo kano kageso, mu gihe runaka kakageso nzakamushituriramo bamwirukane mu kazi biciye muri aka kageso. Aho niho uzabona umuntu n'umuntu kabisa w'umunyabwenge ufite impamyabushobozi z'ikirenga, ariko n'umusinzi ntabasha kunywa inzoga ngo yikontorore, ugasanga n'umusinzi ntashobora kwikontorora, aranywa akarengera. Kubera iki? Bwa bwenge bwe bwose afite bwamunaniye kugira ngo abukoreshe abashe kunywa basi mu kigezo. Niko abarundi bavuga mu kigezo, agira mbega mu rugero, bikamunanira. Ugasanga umuntu n'umuntu nyine wize waminuje, n'umupapa, ni professor, ariko akaba wakwisanga agiye kugura indaya mu bwenge bwe bwose, mu buhanga bwe bwose. Ugasanga agiye arimo arirukanka mu twana kandi ari umuhanga. Icyo rero ni ikintu kikwereka ntabwo aba ariwe, hari imbaraga zimudomina, hari umwuka waje umuteramo akantu runaka kamujyamo, kananirwa kuranduka, nakuzaniye igisubizo cyo kugira ngo ako kageso karanduke. Reka rero tuvaho ngaho cyari giciyeho. Ubwo twasasiraga ijambo rigaragaza umwuka, rigaragaza mbega ibibazo, ingeso zo mu ziba zaratewe mu maraso y'umuryango cyangwa mu maraso yaho ukomoka, zikaba uruhererekane. Kageso kakakuvaho kagataruka kajya mu wundi muntu, kakaba uruhererekane muri ubwo buryo. Noneho sasa tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano, turebe duhere ku ngeso yo kubeshya. Ukuntu kubeshya, turavuga ku ngeso yo kubeshya n'ubusambanyi, ukuntu izi ngeso ziterwa mu maraso, nizo turi bwifashishe. Kandi turazireba mu bantu batubanjirije, bari abantu utatekerezaga ko ibintu babikora kandi Imana yemeraga. Ariko turebe byatewe n'iki. Reka twihute mu Itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa 13. Itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa 13. Nuko reka tuhere ku murongo wa 12. Nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati ngo ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa. Abwira Sarayi umugore wati dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro. Nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe ukirisha ubugingo bwanjye. Aburahamu ageze muri Egiputa, abanyegiputa bareba ko uko uwo mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba, baramushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo. Agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati icyo wangiriye niki ko utambwira yuko ari umugore wawe? Niki cyatuma umbwira ko ari mushiki wawe, nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye?
nuko nguyo umugore wawe umujyane wigendere. Urumva ko hano Aburahamu yagushije mu mutego Sarayi kubera ubwoba. Urumva mbere yuko agera muri Egiputa, niba ubyumvise, we ubwe yiyumvisemo ko naramuka ageze muri Egiputa, Abanyegiputa bazareba ubwiza bwa Sara bakaba bakwica Aburahamu, hanyuma Sara cyangwa Sarayi bakamukiza akaba bamwigarurira. Noneho mu rwego rwa Aburahamu niko kumubwira ati mugore wanjye ndakwinginze, nituramuka tugeze muri Egiputa ujye ubabwira kuri mushiki wanjye ndebe ko wankiza. Ikintu ubwe yiyumvisemo akacyatura, yaje kwisanga koko ageze hehe muri Egiputa kiba. Reka nkubwire ko n'akanwa kawe bya bindi wiyumvamo ukabyatura biko bishobora kukubaho, kuko hari abantu bizirika, hari abantu bihambira. Tuzagaruka ku kwibohora ku magambo abantu baba bariyaturiyeho ubwabo, kuko hari abantu biziritse, hari abantu bihambiriye, hari abantu biboshye. Ugasanga umuroza aragutongera nawe ukagaruka ukitongera, umuroza arakuboha nawe ukagaruka ukiboha. Aburahamu rero yariboshye, ubwe ku giti cye yariboshye. Ibibaze ko yimajenye ibi bintu akabibwira Sara, ariko yagira muri Egiputa stili kwa kundi yabyibwiraga n'ibyo yabwiye. Ageze muri Egiputa niko byamugendekeye. Abantu koko babonye Sarayi baravuga bati twabonye umugore mwiza, bagenda babwira umwami Egiputa twabonye umugore mwiza. Umugabo ati mugende mumunzanire, baragendera mumunzanira. Sara Aburahamu ariko amaze kubeshya yuko ari mushikiwe, wumvise yuko yamwenze. Kumwenda, namwe Abanyarwanda muzi ijambo kwenda, kuko hano ngo niki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe nanjye nkamwenda nkamugira umugore. Urumva ko yamwenze, mu yandi magambo bararyamanye, aramwenda amugira umugore we. Noneho sasa ariko Imana ihanisha Aburahamu bambe Farawo ibihano bikomeye. Nibwo rero yashubije uyu muntu yaje gusubiza iki? Yaje gusubiza umugore w'abandi. Imana ikuraho icyo cyago gutyo, cyangwa ibyo bihano byari byashyizwe kuri nde. Twirukanke noneho tugende ahangaha nitubibonye muri Egiputa. Aka kageso Aburahamu nabonye ko muri Egiputa kamukozaho katumye ko umugore we atwarwa. Reka turebe yongera aka kageso kongera kugaruka ko kubeshya nanone. Mwitangirira igice cya 20 n'umurongo wa 2. Ahangaha noneho wumve, bwa mbere muri Egiputa Aburahamu abonye isomo, ariko ntiyavuga ati rero sinzongera ibi bintu, sinzabyongera. Ariko yisanga nanone naguye muri uyu mutego. Ngo Aburahamu avayo agenda yerekeje i Negebu, atura i Kadeshi ishuri, asuhukira i Gerari. Urumva hano yaragiye ahandi hitwaga i Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati Aburahamu. Ahangaha Imana yari yaramaze no guhindura amazina ya Aburahamu. Nivuga ngo Imana yari yamaze kumuhindura amazina, atakiri Aburahamu yitwa Aburahamu. Yaravuganye nawe ngo Aburahamu avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'Igereri atumira Sara aramujyana. Urumva ko uyu ni umwami nanone wundi utari Farawo, yongeye kubeshya ku mwami w'Igerari. Ngo atumira Sara aramujyana, kuko Aburahamu yaramaze kuvuga ko Sara umugore we ari mushiki we. Noneho uyu Abimeleki umwami w'Igerari atumira Sara aramujyana. Maze ngo Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro, iramubwira ati umeze nk'intumbi kubw'umugore wenze, kuko afite umugabo. Ariko Abimeleki yari ataramwegera. Urumva ko hano Abimeleki we yari ataregera Sara, nuvuga ngo yari yamujyanye muri iryo joro ariko ataramukora, mu yandi magambo batarakora imibonano. Ngo ataramwegera arayibaza ati mwami wakwica ishyanga nubwo rikiranuka? Ubwo se we ubwe siwe wavuze ati ni mushiki wanjye? Ni umugore nawe ubwe, n'umugore ubwe nawe ntiyavuze ni musaza wanjye? Icyo nkoze icyo ngikoze, mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Imana iramusubiza mu nzozi iti kuko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho, nicyo gitumye ntagukundira kumukoraho. Ariko kwa Farawo Sara yakozweho.
Farawo yakoze kuri Sara aramwenda. Uyu nuwundi rero mwami nuwundi mwami hano biri itweretse witwa Abimeleki, we yari ataramukoraho. Imana iramubuza ati shwisigaho. Situbonye ko Abraham akakageso yari afite akageso ko kuboshya. Reka turebe ukuntu kaje gusimbuka kano kageso rero kavuye muri Abraham. Twihute mu gice cya 24 n'umurongo wa 30 tugiye kureba uku kubeshya, aka kageso ko kubeshya, ukuntu n'umuhungu wa Abraham yari agafite witwa Isaka, ko kubeshya still ugasanga akageso ni kamwe. Nubona ahantu hari akageso kamwe ugasanga umuntu umuryango ni indyarya, ugasanga se yari indyarya, umwana nawe ni indyarya, ugasanga umwana yari umunyamahane, umwana n'umunyamahane, ugasanga nyine yani matatizo ya damu. Hayo ni matatizo ya damu. Ibyo ni ibibazo by'amaraso, ibyo mu maraso. Ibibazo byo mu maraso rero nibyo ngira ngo tuzafata umwanya wo gusenga, tubohora amaraso yawe, tuyatandukanya n'ingeso zo mu maraso, izo wavomye mu maraso yaso, izo wavomye mu maraso ya nyoko. Reka dusome iri jambo. Itangiriro 24 n'igice cyaho. Itangiriro igice cya 24 kuva ku murongo wa 28. Ngo umukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye, kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani. Labani warasohoka ajya gusanganira uwo mugabo kwiriba. Abonye ya mpeta na zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we ati ibyo nibyo wa mugabo yambwiye, niko kujya aho uwo mugabo ari asanga ahagaze iruhande rwa zangamiya ku isoko. Ntabwo ari uyu murongo, ntabwo ari uyu murongo, ntabwo ari uyu murongo, ahubwo ni 26 n'igice cya 7. Pardon, Itangiriro 26 n'umurongo waho wa 7. Itangiriro 26 n'umurongo waho wa 7. Isaka ngo azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ngo indi ngo reka twihute duhere ku murongo kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Duhere ku murongo wa 6. Ngo Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we, arabasubiza ati ni mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati ni umugore wanjye. Ati abantu baha be kunyica bampora Rebeka kuko ari umunyagikundiro. Amazeyo ikindi gihe kirekire, Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati biragaragara yuko ari umugore wawe, ko wavuze uti ni mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati nuko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Urumva Abrahamu yari umunyabwoba cyambere, agatinya. Ubu bwoba bwahoze muri Abrahamu bwatumye abeshya ko Sara ari mushiki we. Uhise ubwumva neza no murinde no mu muhungu we Isaka, kuko umunyabwoba agomba kubyara umunyabwoba, umusambanyi abyara umusambanyi, umwicanyi akabyara umwicanyi. Reka nkubwire, ntabwo intama yabyara ihene, ihene nayo ntabwo yabyara intama, ihene ibyara ihene, intama ikabyara intama. Niko bimeze. Niba sari umunyamahane azabyara umunyamahane, niba isora umusinzi agomba kubyara umusinzi. Ndajya nkubwire ngo wa mugabo nkurikiranye, wowe w'umusinzi, uri umusinzi kano kanyu rankurikirana. Wari ubizi ko buriya uriya mwana nubwo ataratangira kunywa inzoga ari umusinzi, imyaka nigera kunywa inzoga uzasanga yatangiye kunywa inzoga, kuko umusinzi agomba kubyara umusinzi, usambanya akabyara umusambanyi, umunyamasengesho abyara umunyamasengesho. Yes,
niko kuri. Umunyabwoba agomba kubyara umunyabwoba. Hano Aburahamu tubonye yuko yari afite imyuka ibiri mu maraso ye, umwuka w'ubwoba n'umwuka wo kubeshya. Noneho uyu mwuka agiye kubyara kandi umwana yarabyaye yari uw'isezerano, tumubonyemo nawe ubwoba uyu Isaka baramubajije ageze hehe? Ageze mu Bafilisitiya. Baramubaza, Isaka uyu Rebeka ni iki cyawe? Ntabwo ari umugore wawe? Isaka atashwe da, ni mushiki wanjye. Ariko nijoro umwami Abimeleki wo muri iki gihugu cy'Abafilisitiya yitegereje abona Isaka ari gukina na Rebeka. Aramuhamagara amuga ati, kuva Yohana, ko mbonye ukina nkurikije ukuntu wakinaga na Isaka na Rebeka, ntabwo ari mushiki wawe pe, mwakinaga nk'umugabo n'umugore. Kuki wambeshye? Buriya hari imikino y'abantu bakundana niya mushiki na musaza. Ukurikije uko wakinaga na Isaka, ntabwo koko ari umugore wawe. Kuki wambeshye? Isaka ati, nibyo koko natinyaga. Umva ukuntu yamubwiye, kuko nuza yarabonye uyu Isaka yarabonye ko atahuwe. Abimeleki amagaza Isaka aramubwira ati, bigaragara yuko ari umugore wawe, kuko wavuze uti ni mushiki wanjye. Kuki wavuze ngo ni mushiki wanjye? Isaka aramusubiza ati, niko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Ubwoba bwo gupfa. Nanone still na se ajya kubeshya muri Egiputa yarazi yuko bamwica bamuziza Sara. Cyokoza bambe bombi bari bafite akantu keza ko kurongora cyangwa gushaka abagore beza. Ndumva niko kantu ariko ugasanga nanone bafite indwara y'ubwoba n'indwara yo kubeshya. Nuko rero ngo nibwiraga ngo be kunyica babamura. Abimeleki aramubaza ati, ibyo watugize ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe ukadushirishaho icyaha. Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati, uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, utu n'utugeso tubiri tubonye twiki akageso, ingeso zo mu maraso, yani cyangwa si ibibazo byo mu maraso. Imana ishimwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Dore rero icyo amaraso Yesu Kristo amaze. Amaraso Yesu Kristo agaciro kayo nako guhanaguriza ingeso twavomye mu maraso y'ababyeyi, nako guhanagura ibibazo twavomye mu maraso y'ababyeyi. Reka dusimbuke tujye ku mwuka wo gusambana, urebe ko gusambana nako ubwako kuba kuri mu maraso. Gusambana ubwako, ubusambanyi ukuntu bushobora kuba buri mu maraso. Yes, ibintu byo gusambana, ibintu byo gusambana ukuntu nabyo bishobora kuba biri mu maraso, bishobora kuba akageso ko mu maraso. Ako kageso ko mu maraso, akageso ko mu maraso ukagenda ugasanga kamye umuryango, ariko ako kageso ko kamye umuryango ni ikiziriko, kabaye ikiziriko cy'umuryango. Ingeso igenda igahinduka ikiziriko cy'umuryango wose, igahinduka umugozi Satani abohesha umuryango wose. Iyo ngeso igahinduka umugozi Satani abohesha iki? Umuryango wose. Akawubohesha so, ariko wakubohe. Nuvuga ngo Satani yashaka kuboha umuntu, nuvuga ngo iyo aboshye umutangizi w'umuryango akamubohesha iyo ngeso, ntabwo imugarukira ahubwo ayibohesha n'abamukomokaho. Iyo ngeso ikabi ingeso muri rusange. So ubwo rero nkamwe abaza kuri iki gicaniro kuko cyitwa Senga Ubohoke, ni ngombwa yuko tugomba gusenga hakabaho kubohoka kudasanzwe. Iyi migozi igacika mu izina rya Yesu, izi ngeso zigacika mu izina rya Yesu, zigomba gucika kuko amaraso ya Yesu icyabereyeho ni ugukora ako kazi ko guca izi ngeso. Samweli wa kabiri igice cya 11 umurongo wa 4. Dusome ngo icyaha cya Dawidi nuko umwaka utashye mu gihe abami batabariyaga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisiraheli bose
barimbura Abamoni kandi bagota n'Iraba, ariko Dawidi we yasigaye i Yerusalemu. Bukeye nimugoroba Dawidi yibambuye ku gisasiro cye, aza agendagenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru aho abona umugore wiyuhagira, yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze umuntu aramubwira ati si Betishiba se mwene Eliyamu umugore wa Uriya w'umuheti? Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana aziwe, bararyamana, kuko yari yitunganije akiza imyanda, maze asubira iwe. Bukeye arasama atuma kuri Dawidi ati ndatwite. Reka tuve muri ibyo ngibyo, nkuru ntabwo yose twayisoma, kubasomyi ba Bibiliya murayizi. Na Samweli wa kabiri igice cya 11 kuva ku murongo wa mbere. Tubonye hano Dawidi yasigaye mu rugo ariryamiye. Muri uko gushigara mu rugo aryamye, noneho agenda abyutse, agenda atambagira, ubwo urumva yari ari hejuru muri etage, arimo aragenda kuri bariko muri etage gutyo, arebye hepfo abona umugore wo bari baturanye arimo aroga. Arebye abona umugore ni mwiza, irari riramuzonga, rimuzonze. Hanyuma atumiza iki? Atumiza uwo mugore abaramuzana, aryamana nawe, aryamanye nawe. Ryari ry'ubusambanyi, irari ryaramufashe riramuzonga, rimuzonze, bituma abaririza uwo mugore ati uwo mugore ni mukande. Bahamubwira ati ni Mukawuriya, baramubwira ati yitwa Betishiba, ni mumunzanire. Baramumuzanira, bararyamana, ariko aryamanye n'umugore w'undi mugabo. Umugore ahita atwita, amutumaho ko atwite. Dawidi yumvise ko yamuteye inda, ashaka kwigira inama y'ukuntu iyo nda yasibangana bitamenyekana ko ari we wagize gute wayiteye. Ahita atumiza umugabo w'uyu mugore wari uri mu rugamba, ari yaragiye gutabara mu rugamba, ngo amutumaho kugira ngo aze. Umugabo atumwe kugira ngo aze, yanga gutaha iwe, ajya ibwami. Noneho abonye yuko umugabo yanze gutaha iwe, ashakisha ukuntu abigenza, abona nta kundi. Ahubwo rero uyu mugabo azarinzanire. Ibyiza uyu mugabo nuko namwica. Iki kibazo ni iri shyano nkarirokoka, iki gisebo cyo gutera umugore wundi, gutera inda wundi umugore w'abandi. Ndo umwami, reka mwice, noneho sasa azapfe, nibura wenda bazagira ngo inda yarayimusigiye. Niko kwigira inama kugira ngo amwohereze mu rugamba aho rukomeye, mu ntambara aho rukomeye, bamwohereza imbere, Uriya arapfa. Amaze gupfa nibwo rero Imana yatumye umuhanuzi Natani. Izo nkuru murazizi. Noneho reka situbonye iki cyaha cya Dawidi, sinshaka kugitindaho. Dawidi tubonye afite akageso k'ubusambanyi. Reka turebe ukuntu akageso ka Dawidi kavuye muri Dawidi kagahita gasimbukira nawe mu mwana we. Samweli wa kabiri 13 umurongo wa 6. Urebe ko hari ya ingeso ibiri mu maraso, kugira ngo iranduke kakageso wibonamo. Menya ya mahane kwa kwivumbura kwawe. Urebye ukuntu wivumbura wowe ukuntu wivumbura, wabisanga muri so cyangwa muri nyoko, umwe muri abo babyeyi. Kwivumbura kwa cyangwa umujinya wawe, cyangwa ubwo burakari bwawe bufita uturuka. Umunyaburakara byara umunyaburakari. Niko bigenda. Amaraso ya Yesu wowe uje kuri iki gicaniro, wowe unyumva, ushatse washimira amaraso ya Yesu Kristo yaje guca ibi bibazo byo mu maraso yaho tuvuka. Reka dusome, ndahita n'iki kiganiro nkigarukiriza ahangaha nsoreza hano. Ubwira uwumva ntabwo avunika. Ngo kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara, kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya, mukuru wa Dawidi. Kandi Yonadabu uwo yari umugabo
w'ingurumbanya cyane aramubaza ati wa mwana w'umwami we ni iki gihora kikunanura uko bukeye ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati umva nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Ibaze yabengutse nuba irari rya nkuko Dawidi yabengutse nde Betisheba amukubisa amaso. Dawidi yaramubengutse irari riramwica. Tubonye no kwirira yasimbukiye mu mwana we witwa nde Tamari. Rari riragenda rirakura riba ryinshi. Noneho rigeze muri Tamari uyu nguyu we ntiyararikira hanze y'umuryango, ararikira mushiki we. Kumbe abaryamana n'abashiki babo ntabwo ari ibya si iby'ubu gusa tubona mu Rwanda, tujye tubibona ku mbuga nkoranyambaga hari abatanga ubuhamya ko batewe inda n'abasaza babo, abandi abase wabo, ntabwo ari ibyuma. Nuba ngo rero sasa tubonye hano nuba ngo mu muryango wa Dawidi icyo Satani yari yarabibye ingeso y'ubusambanyi, aragenda yitera mu maraso ya Dawidi. Dawidi abyaye abyara umwana nawe urimo ako kageso, kuko nyine igiti kiza kibi ntago cyabyara imbuto mbi. Igiti kibi kibyara imbuto mbi, n'igiti kiza kikabyara imbuto nziza. Yes. Byagenze gute rero? Amunoni ngo ararikira irari we rimugezemo riramwica mpaka ararwara, agira ubushake, yifuza mushiki we kugeza igihe yirwarisha. Noneho sasa umva ukuntu byagenze, ngo nuko Amunoni araryama arirwaza, maze umwami aje kumureba. Amunoni aramubwira ati ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naze antekere udutsima tubiri imbere yanjye nturire mu ntoki ze. Nuko Dawidi atuma mu rugo kwa Tamari. Ubu ngubu jya kwa musaza wawe Amunoni umutekere ibyo kurya. Nuko Tamari ajya kwa musaza we Amunoni asanga araryamye, yenda urwanga arubumbiramo udutsima imbere ye aratwotse, asingira urukarangiro ayimushyira imbere yanga kurya. Maze Amunoni aravuga ati abagabo bose nibiheze, umugabo wese ariheza. Nuko Amunoni abwira Tamari ati nzanira ibyo kurya ku murere ndire mu ntoki zawe. Nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushyira musaza we Amunoni ku murere. Ayimuhereje ngo arye, aramufata aramubwira ati ngwino turyamane mwene data. Nawe aramusubiza ati oya mwene data w'inkozi isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isiraheli, we gukora iby'ubupfu nk'ibi. Mbese nkanjye izo soni nazicana he? Kandi nawe waba ubaye igicucu muri Isiraheli. None ndakwinginze ubivugane n'umwami koko atazakunyima. Ariko yanga kumwumvira, maze koko kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Wumvise iyo nkuru ukuntu byagenze? Irari riratwita rikabyara icyaha. Ryarari ryari muri Dawidi, arabyaye asanga umwana nawe iryo rari rimuri mu maraso. Umwana ageze aho yifuza mushiki we, kugeza aho mushiki we ati nyamuneka waba ikigoryi muri Isiraheli uramutse unkoresheje ibi bintu, kuko urumva mushiki wawe gufata mushiki wawe kukuzanira ibiryo nta birenze. Umwana w'umukobwa yagiye mu cyumba cya musaza we azi ko ari ibisanzwe, amushyira ibyo kurya kuko ni musaza we, kandi azi ko musaza we arwaye. Kumbe ariko ntabwo arwaye, ni ukwirwaza. Muri uko kwirwaza akimushyira ibiryo, kuko yaramubwiye ngo nabizana birire mu biganza bye. Ubwo yicaye ku gitanda afashe isahani, umukobwa Tamari ategereza ko Amunoni atangira kurya. Ati wapi nta biryo nshaka, ndashaka wowe, ni wowe nshaka urampatu. Mushiki we ati nyamuneka urameze uw'inkozi isoni. Ibaze nimumva ngo naryamanye na musaza uw'inkozi isoni, iki ni icyago. Undi aradiganga ngo aramuforosa mpaka mufata ku ngufu. Ariko aka kageso kavuye he? Rondora ni mu maraso yande ya Dawidi. Tuvuye kuri Dawidi, genda muri Abusalomu. Icyo gihe rwa rupfu kwa kundi Dawidi yararimo n'umwuka w'ubwicanyi, uburyo yaje kwicisha Abusalomu. Bambe yaje kwicisha Uriya
nibwo buryo Abusalomu nawe yagambiriye aratekinika yica uyu Amunoni. Mu kwica Amunoni rero sasa Abusalomu nawe cyaha cy'ubusambanyi kimwinjiramo, aragenda yifuza inshoreke zase, arara ku nshoreke zase. Reka tuve kuri aho ngaho tujye ku mugabo witwa Salomo, umwana nanone wundi wandi wa Dawidi. Ndimo ndakwereka ibibazo byo mu maraso, ndakwereka ingeso zo mu maraso ziba zishingiye mu maraso y'umuryango. Ariho Satani yaziteye, ariho abarozi bazisetinze. Nimvuga Satani ujye wumva ko Satani atakora adafite umuntu. Satani akora ari uko afite umuntu. Ingeso barayiroka kuko ni daimoni batongera bakabibwira bati genda winjire muri ari amaraso uhinduke gutya na gutya. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, ese ko mbona ikiganiro kigiye kuba kirekire, reka ngarukira ahangaha wumvise, ariko soza kubw'uyu Salomo irariwe riragenda riraguka ry'ubusambanyi, arongora abagore 700 ntibamuhaza. Nibaza ukuntu abo bagore yabararagamo. Abo ni abagore 700 bari bazwi bemewe n'amategeko b'Abisiraheli-kazi. Ngo ariko atangira kubenguka n'abandi bagore b'abanyamahanga 300. Muri abo 300 bari abagore Imana yari yarabujije Abisiraheli kurongora abanyamahanga, nabo bo arababenguka. Abo irari riba ryinshi ry'ubusambanyi, umubiri we ntiwahaga ikita umugore paka 700 b'Abisiraheli-kazi ntibamuhaza. Aratanducira ajya hehe? Mu banyamahanga, ashaka abandi 300. Abo ngabo nibo baje kumugusha, bagusha Salomo kuko yatangiye nk'uko Imana yayubakiye inzu, ingoro yayo, yaje kwisanga yubakira ingoro abo bagore 300 b'abanyamahanga, abo bakira ingoro z'ibigirwamana basengaga. Umuryango wa Dawidi ntabwo abo mu maraso yiwe bashoje neza, ariko kudasoza neza kwabo byaturutse mu maraso, umwuka wari uri mu maraso y'umubyeyi wabo bakomotseho. Ndagira ngo nkubwire, hari ibyo ukora bikomoka mu maraso y'uwo waturutseho, mu maraso y'uwo wavutseho. Ibyo bituruka mu maraso y'uwo wavutseho. Niyo mpamvu Imana yategetse ivuka bwa kabiri. Iravuga ngo ibwira Nikodemu, Nikodemu ni Yesu Kristo abwira Nikodemu, nukuri ndakubwiza yuko kibyarwa n'amazi, kibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri, nikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Nuramuka utavutse ubwa kabiri nta mugabane ufite mu bwami. Wowe rero sasa ukeneye kugira ngo ucike ku ngeso, nuko ugomba kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri bigutandukanya n'ibibazo byo mu maraso y'umuryango, bigutandukanya n'utugeso two mu muryango. Ariko bigutandukanya n'utugeso two mu muryango ryari? Ibaze ko Nikodemu yabajije Yesu ati uko ngana uko byashoboka gute ko nakwinjira mu nda ya mama, ese yakongera akambyara? Yesu ati ukabura umwigisha wigisha abandi, ukaba ibintu nk'ibi ngibi ko kutabizi ko ikibyarwa n'umubiri ari umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ari umwuka. Ndakubwiza ukuri shuti mukundwa muri Kristo Yesu, kugira ngo utsinde iyo ngeso mu maraso yiwanyu, nuko ugomba kuvuka ubwa kabiri. Wamara kuvuka ubwa kabiri ukicara ukiga ugahinduka umwigishwa wa Yesu by'ukuri. Bamwe mu basenga ntabwo bashaka kuba bigishwa, barashaka kuza ngo pepe sekiriya horeya, Imana irambwiye ngo uhaye imodoka, Imana irambwiye ngo iguhaye inzu, Imana irambwiye ngo ugiye mu mahanga, ariko Imana ibwira ngo agiye mu mahanga ni umusambanyi, ni umusinzi, ni umunyamahane, ni umunyamateko, ni imbyarya mbi cyane, ni umuntu ugambanira bagenzi be basengana, ni umuntu ufite urwango rukomeye, ni umugome, ni umuntu tuti mukundwa. Ngo ukabona abantu ngo barakijijwe ariko batarigeze bakandagira ku musaraba. Yesu yatsinjaga abafarisayo uburyarya, nta kindi yabashinzaga, avuga mwandyarya mweza abafarisayo. We wibwira yuko kuba udasambana, kuba udakora iki, ibyo ari byo cyaha gusa? Uburyarya bwarakwishe, amahane yarakwishe, kubeshya byarabaye akageso. Kandi ijambo rivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya kandi bakabikora. Ngitwo
ibibazo by'utugeso two mu maraso cyangwa se matatizo ya damu. Hayo tulikuwa tunaongelea matatizo ya damu. So tuzagaruka rero, tutarudi tukija kung'oa matatizo hayo ya damu yaliyopandwa na Ibilisi. Tuzagaruka tuje kurandura isengesho rirandura ingeso Satani yateye mu maraso, uhereye mu maraso duturukamo kuza kuri wowe. Niyo deliverance tuzakora deliverance y'iryo sengesho ryo kubohoka ku ngeso, kubohoka kugira kuki ku ngeso zo mu maraso y'umuryango. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Dushoje tuvuga ngo umunsi ukurikiyeho uzaba w'isengesho riza rigaruka ku ngeso, rica uwo mugozi, iyo ngeso yahindutse umugozi ku muryango. Uwiteka guha umugisha, Uwiteka kugirire neza. Kanda subscribe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Kwemera kutujoininga ni Imana iba yakuzanye hano kuri iki gicaniro. Igihe ikuzanye nawe ujye uyemerera uhave utujoininze utanze subscribe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom shalom na hejo.